urugendo rujya i Dar es Salaam abareba batiye rero ndapfuye ndajyaye n'ubwambere mbonye abareba bakonje umva benshi ngo ko mutatubwira Singida twarazwe n'ababyeyi ngo mukura Singida yacu bimeze mumanuke twinjiye sasa rigoga ku munsi w'ejo reka mere muri Rayon Sport y'abagore twihuta ku munsi w'ejo habaye ibirori byo kwakira iriya kipe y'abagore ya Rayon Sport yitwaye neza mu by'ukuri muri Kenya nubwo batabasha gutwara igikombe bagatsenderwa kuri finale. Ese wari uriyo mu birori? Oya mu birori ntago narindi amakuru nawe yakugezeho ariko ubwo ngubwo nayinohereje y'umuntu kugira ngo gushakire za ndani cyangwa ni za siri. Izo ni za ndani za ndani ni ukumenya ko byabaye, za siri ni ibyavugiwemo. Ibyo rero mwarabonye ku mbuga nkoranyambaga ko bakoze ibyo birori byo kubakira. Za siri zikatubwira yuko buriya hari famiye muri za famiye 12 bubakiye mu Kagera kwa Muvunyi zateguraga imikino na Rayon Sport sezishize. Hari famiye imwe yasigaye bise famiye Rutsiro. Bahise famiye Rutsiro kuko bamaze gukora amafamiye, iyo famiye yahise ifata match ya Rutsiro irayitegura. Ni famiye ikomeye irimo se wabo na Gacinya, nibwo nemeye ko bureye buvukanwa buryo, witwa Jean Baptiste. Arimo hakamo Dr Norbert, hakamo na Haji Kanyabugabo wa mugabo Rayon Sport yari beremo ibiceri umwe wanayireze. Ariko mu makuru nanone namenye muri 35 yamuhaye 10 asigamo 25, ariko ntibibuza ko ari hano ubundi. We rero nabo bafatanyije nari ngarutseho bakusanyije miliyoni 4. Baravuga bati turazishyikiriza abakobwa. Hanyuma Rayon Sport ubwo ni igice cya association birumvikana cyo na Tade no bakusanyisha 3 n'igice ziba 7 n'igice. Federation yari yabemereye miliyoni 5 murabyibuka. Fabrice yatanze 2 n'igice, abandi bakora muri Mexico batanga 2 n'igice, ubwo ne 5. Ubwo uteranyije ni miliyoni 12 n'ibihumbi 500 enye ziyo famiye Rutsiro. Iyo famiye Rutsiro ne yaguze Yves uriya rutayizamu wa Rayon Sport. Nawe se baramwise Rutsiro. Aguze iyo famiye twahuri hano turi kujya kuri match y'ingoma. Babwira Axel bateri ko uyu mwana ko twatanze amafaranga yo kumugura bakabata musinyisha. Bakubara abagabo batavuga n'izina. Basa Axel basi bari kuvugana. Bati uyu mwana ko amafaranga twamaze kuyatanga. Ubwo ni muri cya gihe twibazaga impamvu aterekanwa Yves. Icyo gihe Gacinya yaravuga ati mureke tuzane Mugunga. Tadatari ko ari abantu bemeye kugura umukinnyi, turagura umukinnyi gute kandi harundi wemeye kutugura kandi bari kuri post. So ubwo urumva rero iyo famiye iyo yitwa Rutsiro ni famiye ikomeye cyane. Izo miliyoni 4 zabo gushyira 3 n'igice za Rayon zikaba 7 n'igice, gushyira 5 zavuye muri federation ziba 12 n'igice. Yari delegation y'abantu 31 bagabanye izo miliyoni 12 n'ibihumbi 500 buri mwana w'umukobwa wawe prime cyangwa se agashimwe k'ibihumbi 403. Wow, ni ikintu cyiza pe. 403 by'amanyarwanda. 3 benga ariko urabyumva. Ntabwo byabura. Ubwo rero aba bana b'abakobwa n'umutoza wabo babwiye president bati ni byiza muradushimiye ariko mudushakira bataka 2. Murabizi ko Kaboy yagiye gukina muri Tanzania. Ati uko byagenze muri iyi Sekafa twarushijwe ubusatirizi gusa. Bemeye ko bagomba kubashakira bataka 2 kandi ngo ntago ari abanyarwandakazi kuko abeza b'abanyarwanda bari muri Rayon. Rayon igomba kujya ku isoko ry'abanyamahanga 2 babataka babandi bateye ubwo bagomba kuza bakora difference. Kwa munyamara waracyarimo witwa Marie Chavinga. Nawe banza batamufite. Chavinga yaragiye. Nawe yaragiye. Ubwo rero gutakaza Kaboy na Chavinga kagenda bagomba rero gushaka abasimbura ubusatiriziya. Ubwo rero na payroll igomba kuziyongeraho kuko bahembwaga miliyoni 6,500 by'umushahara buri kwezi. Ubwo agomba kwiyongeraho. Ubundi Rayon Sport y'abagore ngo buri kwezi twara miliyoni 10 sina menshi rwose. Ugeranyije n'uburyo yabaga bihenda aya ntago ari menshi cyane. Hanyuma ubwo Rayon Sport y'abagore ndabashimiye ninje muri Rayon y'abagabo. Mbere kujya muri game analysis. Abantu bagiye kubona babona liste zirasohotse, Abedi ntabanjemo, Abedi ntari no kubasimbura, baribaza bati Abedi byagenze bite. Bati ko wasiri ku kiganiro cyakozwe hano kwa gatandatu avugaga yuko ahari 100%. No ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport mu bantu bari batangaje badahari ntiyararimo. Reka rero mbabwira ukuntu ibintu bya Abedi byagenze. Ubundi Abedi ava muri equipe nationale y'u Burundi muri equipe nationale. Yari afite akaburesire munsi y'ikirenge ku gatsintsino. Yari afitemo ukuntu yaribwaga ariko bagerageza
kubivura biroroha noneho bamushyiramo kuri match ya Kiyovu niyo mpamvu yasimbuye kuri Kiyovu atabanjemo hanyuma bamukubita hano ku mfundiko inyuma nyine ku kuguru kw'ibumoso none imfundiko zibinyuma ku kuguru kw'ibumoso iyo mfundiko rero barayikubise kwa ko ni nk'umukinnyi mugongana gukandagizaho godiyo arababara cyane mu mfundiko w'ibumoso kandi Abedi kuna kinakunda guproteja akoresheje karaka k'ibumoso ariko nagatambika adversaire akaza gakubitaho kuri akuna komeye noneho bakandagiyeho yashinzemo amenya gutya urumva yesa babasha noneho Abedi amaze kubabara muri mfundiko w'ibumoso bagerageje kumuvura umuganga wa Rayon Sport aravuga ati hari pomade usiga ku mfundiko iyo pomade hari n'ibininanywa bigabanya ububabare ku buryo arakina match karangira ububabare akabwumva nyuma ariko ngo yarangije match nyine bya binini bimaze kumushiramo na ya pomade imaze gusa nivamo mererwa nabi ewan uribwa nk'umuntu bari kubaga Abedi ngo babyumvikana n'umuganga ko bazakora ibyo ariko imyitozo ya nyuma ikoraho gato ntiyayisoza hanyuma ku munsi nyirizina wa match kwa gatandatu ku isaha y'isa sita bagiye gukora icyo bita liste coach yahamagaye Abedi baraganira ari babiri iminota nk'icumi nta wundi muntu uhari birangira coach avuze ati Abedi ntari muri equipe turi bakoresha kuri iyi match abantu bakavuga yuko Abedi yamubwiye yuko akiri kubabara atari yumva neza coach aramubwira ati niba utiyumva neza aho kukuriska reka tukubikire match ya retour muri Tanzania Emery Bayisenge birasa naho yamaze gukira ku buryo amahirwe yuko azakina muri Tanzania ahari ari menshi n'ubundi Emery we n'ubundi yaravugaga ati nje nagakinnye no kuri match banze nawe coach yanga kumuriska arabatoya we yashatse no guhera kuri Kiyovu yego coach arabatoya nje nshaka umuntu uri fit 100% umuntu niba yumva atiyumva neza hari hakiri mu tubazo nabanze agende yivuze akire Emery muri Tanzania ashobora kuzaboneka abantu bibajije kuri Rutahizamu Ndikumana wavunitse ukuboko ubundi mu baganga bavuga yuko icyabaye yagize icyo bita fracture complet ya imeris ni igufwa riri ruguru y'inkokora iri gufwa rinini dufite riza nyine rikazamuka rikagera hano ku rutugu uraribona rino rirerire ubundi hari amagufwa abiri ari hano uvuye ku nkokora kumanuka hasi ku kiganza hari amagufwa abiri nyine yitwa radius n'iryitwa cubitus ayo magufwa abiri niyo aza akagera hano mu nkokora iyo ageze mu nkokora afatana n'irindi gufwa rihera mu nkokora rizamuka rikagera hano ku rutugu iryo niryo bita imeris iyo ufarire riba ku mubiri w'umuntu reka imeris yagize icyo bita fracture complet ryaravunitse bura risumbi ryo mwitako nkoresha ikinyarwanda imeris niyo ndende yego hagati ya femire na imeris imeris niyo ndende ndabyibuka neza ko ari imeris aba nibeshye ariko ubwo rero ni biology yongeyo nta kibazo niba wanibeshye riri mu magufwa maremare rwose riri mu magufwa maremare atatu reka dufatira nibinakomera ushyire hatanu rizamo ryisangemo kwibeshya n'ibya muntu checking baza Google nusanga ari irya 10 urishyira muri top 10 nta kibazo rero iyi fracture complet mu yandi magambo haba habaye icyo bita nyine gukonyoka kwigufwa gukonyoka uyu muhungu rero yavunitse ate ari nabyo ngiye kujyamo uyu muhungu yarahagaze hagati y'aba defenseur babiri ba Singida Kennedy Juma na Bitra bro yitwa Anthony Trabitra n'umusore w'umuhanga cyane yego none cyabaye nepo barasimbutse kwa kundi uzi ko musimbutse mukurikiye umupira mu kirere umuntu asa n'urambuye amaboko cyangwa se ukuboko inyoni uri gusimuka mu kirere femire niyo ndende femire nanjye numvaga ko kantu narakize femire yo mwita ko niyo ndende nakubwiye ko iri muri atatu oya ni irya kabiri imeris ni irya kabiri yumvikana muri kwa gusimbuka rero ari kumwe n'aba defenseur babiri urabona hari ukuntu usimbuka usa n'urambuye ukuboko cy'amaboko umuvandimwe w'ikipe ya Singida yabaye nawe nk'uwasimbutse noneho amaboko yabo asa nasobekeranye yabaye nk'umwinjiza mu kuboko reka mbyite gutyo no mu kumwinjiza mu kuboko
barebaga muri direction zitandukanye umukinnyi wari yashaka gusa nuhindukira nta kwa kundi ukurikiye balo deje umuntu yabaye nk'ugusobeka ukuboko kwawe nuko yasobekeranye reka mvuge yuko ari nko kuvuga nka kumwe insobeko basobeka nk'inka nk'amaguru ni nka kuboko kwawe yagusobetse ariko direction yagumye muri imwe icyerekezo we ari kureba imbere we ntari mu moving ni nka umuntu yaba yagufashe nka kumuntu yakunigisha ukuboko akagushyiramo ijosi nyine yaguhiniye hano mu nkokora wowe ukabushaka nko guhindukiza ijosi ngo umurebe uri kureba imbere yakuniza guturutse inyuma ugashaka guhindukira iyo bikoze akantu gahita gaturika iyo ushaka guhindukira iyo yakanyaze birumvikana imitsi ititurika ijosi siko bigenda siko abantu rero nawe ukuboko kwe yasimbutse mugenzi we agufata kwa kundi basimbutse atabishaka amaboko arasobekeranya undi rero ashaka guhindukira ko biba byihuse cyane mu gushaka guhindukira ukuboko kwe iryo gufwa ritari konyoka urumva yakoze movement ari mu kirere kandi ukuboko bisa naho baguhambiriye noneho kwa kundi yashatse kukumuvingisha igufwa ritari turika ahita agwa hasi mu kugwa hasi rero ariko sinakunze fair play yabo bose bahise baza barego harimo na captain ya Ucho bahise bamwegera nyine ni nabo bahamagara abaganga kuko arbitre ntiyari yabibonye yarabatatse cyane kandi urebye ku rore amaze umwanya bari gucokozanya bagongana cyane ubona ko match y'amahane ntabwo ariko bitwaye ko bahise babibona ko bishoboka cyane ko harimo ikibazo gikomeye gasa no kahindukira n'abakinnyi bakuru bahise babishyira ku ruhande n'abahamagaye abaganga bwa mbere icyo bakoze uriya mwanya rero Rigoga bafashe bageze ku bitaro bya Nyarugenge bavuze yuko batahita bamubaga ahubwo bamushyizeho isima nibyo kugira ngo bastabilize igufwa gusa ariko agomba kubagwa ku munsi w'ejo kuwa kabiri uyu munsi ararara mu bitaro by'i Kanombe hanyuma muhabura ntihari bubari bamufate ibizamini buranga umuntu bagiye kubaga ngo babanza kureba niba nta zindi ndwara zikomeye ufite kuko ngufite nk'indwara zo mu maraso bura ntago apfa kubaga umuntu ufite nk'izindi ndwara zo mu maraso hari igihe bahita upfa baranareba nyine nimba wenda ufite nka diabete bakabanza gustabiliza umuvuduko w'umutima nyine bakora check up y'umubiri wose bavuga ko buriya ngo imvune nicyo kintu cya mbere ngo gitwara umwuka mwinshi imvune y'igufwa ngo gitwara umwuka mwinshi ibintu by'ubuvuzi biratangaje bamara igihe kinini se buriya umuntu wavunitse igufwa atagize amahirwe uzareba hari n'igihe bahita bongera n'umwuka biba biri likely yuko kubera imbaraga ubwonko buri gukoresha nyine bwita kuri ubwo bubabare buhari hari igihe nyine ushobora no kubura oxygen ugapfa burundu nyine uburyo bwo guhumeka bukanga so baraza rero kumurarana bamupime nabona ibintu byose ari bizima mu mubiri bimeze neza cyase niba ari ibyo banamufasha bimufashe ejo azabagwe kubagwa byo ni itegeko hanyuma nabajije umuganga ubaga arambwira ati igihe gito gishoboka ni amezi 4 yavuze ati kubagwa bimusaba amezi 3 kugira ngo akire hanyuma rehabilitation ari nakakora imyitozo nukundi kwezi yambwiye ati Rayon Sport uku kwezi turimo kwa 9 babare yuko umukinnyi bazamubona byibura muri returu ukwa mbere kurangira aciye ku mbuga nkoranyambaga ze by'umwihariko kuri X yavuze ngo nshobora kumara amezi 3 ndi hanze kubera imvune nagize ku mukino waduhuje n'ikipe ya Singida ati ntago ari byo bintu nifuzaga ati kuko nifuzaga gufasha ikipe yanjye ati ariko nyine buri kintu kibaho kubw'impamvu ati ndizera ko nzagaruka vuba Imana imufasha azagaruke ubwo kugaruka kwe biraba binatwaye Rayon Sport bambwiraga yuko ko nta mituweli afite nta n'ubwishingizi Rayon Sport ifatira abakinnyi n'umunyamahanga bambwiraga ko ino operation harya muri club licensing ntago bibamo ko bagomba gushaka ubwishingizi bibamo ubwishingizi bw'abakinnyi ndetse kanwe zandana Rayon Sport bamaze no kuyibwira ikiguzi 5 ibizitanze ntirirwe yigo none se birako nibyumvikana ubwishingizi bw'abakinnyi n'abakozi b'ikipe muri club licensing bibamo ko ndibuka ko nepo byibuka ubushize Bugesera bayibwira ko utemerewe gukina icyiciro cya mbere harimo ko itaratanze ubwishingizi bw'abakinnyi ahubwo wenda Riga birashoboka ko i operation bagiye gukora bishoboke ko wenda yaba itari mu bintu byishyurwa kuri ubwo bwishingizi iconze cyo arishyurwa miliyoni 5 bamaze kugerera amafaranga tujya ku bindi uwo bita Kuyate ibyago bigwira Reyo umuzamu Diresa Kuyate wungiri wa kabiri wa Reyo match irarangiye ibintu nibisanzwe ikipe iratsinzwe mukanya turanajya muri analyse umukinnyi bari gutaha mu gutaha
ku bantu muzi abakinnyi bareba ubundi arabibaje ngo ni gute yakoze aksida ubundi babashyira muri bisi bakagenda babageza mu rugo abakinnyi benshi rero eberi barabyanga kugenda batuzengurutsa ati bajya kugera iwanjye wenda batinze nambuta yaje n'ibiki babihari n'igihe bafite n'akandi kagahunda rero hari n'igihe bafite gahunda akeneye n'ahantu yaguye yahagira gahunda noneho umutaramu yarise akaresitora umuhungu w'inshuti yanjye Kuyate Idrissa aravuga ati Idrissa Kuyate reka njye nigendere nifatira akamoto nigendere anyura hariya urabona kuri vestiaire anyura inyuma aho bita kwa Toma barahazi hari akantu k'akaresitora none umuhungu arimo kumanuka aba bana bakunda kuza bamayijana desa baraza bamwuzuraho mu kumwuzuraho ashaka kubakwepa ashaka kunyura mu tuntu tw'utwatsi turi gutya iruhande rw'iki gikuta cya vestiaire hano inyuma nyine kuri stade regional hano inyuma urahabona hano inyuma kuri vestiaire hari ako Batoma aho abakinnyi binjirira apana hari abantu basanzwe binjirira nyine niho yinjirira umutara mu inshuti yanjye rero ashaka kubakwepa nganyere muri utwo twatsi hegereye urukuta mu twatsi rero kubera n'ikirere kimaze igihe Kigali hakonje niba twarimo nk'amazi anyerera ku twatsi ahita agwa mu kintu cy'icyobo gihari abakubisemo umugongo umwana w'umuhungu bamujyanye kwa muganga cyo koragira amahirwe barareba umugongo basanga nta gufwa ryavunitse ni imitsi yikanze ariko kwa kumuzamu akoresha umugongo cyane ubwo nawe hari igihe bambwira ati iki cyumweru cyose uramenye ntucugusa umugongo wa muntu ko bajyaga ko n'umugongo we bitoroshye n'umugongo we ngo bajyaga ko n'umugongo we bitoroshye ko abantu niramba nuko ibyo byagenze izo za siri zikavuga yuko we yahise ataha ariko mu by'ukuri nawe muri Tanzania urumva ko ari mu byago Fore Nganye rero nsoza bareba baravuga bati none se ko ndi kumana avunitse byibara Fore Nganye ari bugufi bareba barataka cyane Zandani za siri zirambwira ko Fore Nganye azaza mu kwa 11 ubu yambara godiyo agakora imyitozo na bagenzi be ibyo bita warm up ariko bajya mu myitozo isaba ibyo kwiga technique ndetse n'amataktike bazakoresha muri match ibyo kugongana bamushyira ku ruhande kubera yuko ntabwo yari yamera neza 100% bakavuga yuko gukira kwe kugira ngo yabanutse ni mu kwezi kwa 11 ngayo ari muri Reyo turi kumwe na Tenga promo ese usaba facture ya IBM kugira ngo nawe ubone 10% kuri TVA yayo wishyuye ese ugerageza kugira ngo winjire mu banyamahirwe batsindira